abesha ngiye buriya sinjya nkunda kubesha ni gake mba nabitekereje kubesha reka nkivuga oya ndakivuga oya reka kwinaka kwiniga we yazishaka gupfurapfurika mwasabanye imbabazi byararangiye twasabanye imbabazi kandi ntidufite kuzigarura reka nkubwize ukuri ngewe nta mutima nari mfite wo gusaba imbabazi kwa kundi mwiza yabivugaga exactly nari narababaye ku rwego naravugaga ngo kinga tamvugisha mangambo nakubwiye ngo ndakubujije nuko ngo nari narababaye cyane kambivuge muri ubyo kinyamfura ndavuga ngo sinzasaba nyamwiza imbabazi mani bari kivuga ngo ni plaza nanjye uziko babimbye ari benshi ndavuga ni wasanga ari byo koko kubera ko uzareba kenshi wajyaga kuvuga kuri mwiza cyangwa se we akubavugaho hashize nk'ibyumweru nka bibiri kandi icyo kiganiro kikaba kirebwa kurusha ibiganiro byose ari kubustinga ukwezi ariko biteze aho amatiku yagiye vuba abagenda amatiku bari hose kuba woja nuvuga abantu bamwe batekerezaga yuko ari saga mwaka kibitekereza ibyo ntabwo byaba ari abantu bavuga wagira plaga tukanabira bitutse akambwira yaba ari plaga umva natanyivamo ari plaga ukangurira nka kire kiganiro nakubwira ngo plaga tuzihagarika umuntu yanyandika ngo cyakora ngo ibyanyu na mwiza ngo ni politike neza neza bimeze nka politike nanjye byari bimaze kunshaka kuko uburyo mwavuganaga wagira ngo mwihagiye mukavuga ni nyuma y'ibyumweru bibiri tuba dusohora video ituvugaho twese so abantu batekereza yuko ari prank sibyo niki mwababwira kugira ngo bemere yuko ntabwo yari prank bira bintu byahise baratekereza ko ari prank se bo ntabwo bajya gukosana n'abo baturanye cyangwa n'inshuti ntabwo bibaho none nk'izi mihanda yo gukosana biroroshye biroroshye cyane kandi gamwiza nta nubwo birangiriye abantu bajya bavuga ngo wenda ngo amatiku wenda hari n'ikindi kintu kizaza ntitwumvire ntabwo bishobora kuba twebwe aha hantu wenda karagoye cyane hari inkuru izaza igihe runaka ntituyumvikaneho cyane kandi ntabwo ari igitangaza kiriho rero n'ubundi niko byagenze gusa wenda ikitazabaho wenda ni ukongera gusubira muri aya matiku sinzi bizaterwa ariko mwiza agomba kuvuga uko abyumva debut ikavuga uko ibyumva. bakunzi ba The King TV nongeye kubasuza kandi mbifuriza ibihe byiza mu marere yose atandukanye ku isi ni umunsi kandi udasanzwe ni umunsi w'umugisha ni umunsi natembereye kandi kongera kujya kuganiriza abamama baba hano mu mujyi wa Nairobi batwika cyane abantu benshi bazi ndatekereza ko nta n'impamvu yo kubabwira ngo bivuge kubera ko ni abantu bazwi cyane kandi bazwi n'ingeri zose bazwi n'abato n'abakuru n'abakecuru n'abasaza bose reka mbaye ikaze aba debut. Thank you so much King. Mumeze neza? You're so cute. Thank you for having us. You are so cute. Aline ameze neza? Umeze bosana. Umeze neza? Ese hagiye King afite ubuko barakumena umutwe. Umeze kuvuga n'umugore nzabibwiye ko nawe ari wawe. Rata nta kibazo. Ntacyo bitwaye rwose. Mbese ubungubu wajyana n'umuntu mu nzira wabona umuhungu mwiza cyangwa umugabo umupapa uberewe ugatinya kubivuga ko ari kuri kumwe n'umugabo wawe ukagenda ukamubwira ngo uri mwiza ushobora kumubwira ati mvuye umupapa uberewe kuberwa King aberewe yambaye ikoti n'ipantaro ariko umuhungu avuze ngo uyu mukobwa yambaye neza ari kumwe n'umugore we habe n'umukobwa ntabwo babyumva niyo yavuga ko yavuga ngo uyu mukobwa ni mwiza nuko utahita umushikura ariko uravuga ati ubwiza se sawa komeza ugende ubara abeza nyine ugiye uhita wumva akantu nyine mu mutima ese kubera iki mwebwe mukunze kuvuga niko turemwe urukundo rwinshi twe turakunda nako ni nako abagore bose baremwe ngiye niko njya mbona niko turemwe umwifuhe ryinshi ukunda cyane ariko ukuntu biryoha uzi kugira umuntu wumva umugabo wawe nta wundi muntu yareba kubera ko nawe nyine none se kwisi ugiye gushaka aho uzabyumva ndakubujije ntugapfuhe kuko uzasara njye ntabwo nafuha cyane gusa nyine gake nufuha shaka kuba ufite ubukuru urumva umeze ute shameze neza ntabwo uri kumufite ubwoba nta kintu kibaho nko kubona nta kintu na kimwe kibaho kingana no kugira umuntu ugukunda ukubaza ko waramutse ko wiriwe ni ukuvuga
kuvuga ngo aya magambo uyaha agaciro unayumve cyane nawe uyavuge wivuye inyuma kuko utazatwara umwaka uyu ariko uhabaza ngo bebe ngo wifubitse ngo wagiye muri repetition wifubitse ngo wariye ngo kubera icyo gihe utariye ngo ufite ubwenge ni iki gituma usohoka mu nzu ufite inzara ibyo se kinga zabimubaza ndi kuvuga ubu nyine arabivuga ubujije ntawe ari romantike kurusha umugabo wanjye Eric yatejeje akavuga ibifaransa uzi ko nagiye kuja gushaka ndi kumva narasaze se wa munsi uzagera hajya none ibi bintu azambwira nzabibamo cyangwa ntago bizabaho fasha kingi mara umwaka zahinduwe ni biza bihinduka umwana wenyine azabahindura mwese zakezo ngiye mbona cyane umwana bigiramo uruhare mu kubihindura no kuba muhorana no guhorana inshuro nyinshi mudakumburana cyane ntumukumbura kuko ubumubona kenshi gasonga imana ngo umwegezeyo abagenga hari igihe nsenga imana ngo mahaye ukabaganza nk'isafari y'ukwezi tukabona tukaja akazampamagara ati se ko ngukumbura kandi niba hari urukundo ruryoha n'igihe umugabo adahari ese kingi ko twamukoresheje interi ariko ni byiza mukomeze mubimbwire rega nawe ndikumva ni byiza ki ariko rata ni byiza enjoying ukibirimo ni byiza kuba mu rugo nyine ubuzima burahinduka yego ki none wibyayeho bihinduka umugabo wabahe saba kure ya abakitengera I think ngambwira umugore ukitengera urwo rukumbuzi rwose yo abakitengera ni menshi ndakubujije nakugera imbere kabera kahamara icyumweru 2-3 uzaza umwango wumva sawa murakoze ngo bite kutatetse waza kuvuga ngo shu ngufashe yego maze nta kibazo byatera ntabwo ari ugufe Mwita mwana mahoro umugore abimenyera kike akabimenyera ariko which is not good ni byiza utazi ko ubuzima yaje iyo ukomeje kurata kurera umugore muri ubwo buryo arajwenga akagira ibyo yica hari igihe ndakubujije kujwengesha umugore ndabikubujije rata ntanjye ndi kumwe nawe iyo umujwengeshije cyane hari ibintu ndakubujije umugore ntuzi oya si gutetesha umugore ni byiza no kumwita ariko mukabye cyane umujwengesha akagira ibyo yica bitari ngombwa ko wapishari nge naje uzusigara uva mu kazi kingi yaje gushutinga hano yasigara ataha yagera mu rugo basaba umugore arabyati kutatetse nari naniwe ese wabaruka ukateka kubera ukuntu kingi yamutwaye akavuga ati nta kibazo reka nguteke cyangwa tujye muri resitora ariko iyo mubonye siriyasi hamwe nawe akavuga ati tiwatetse urabya ariko nibyo mwana nyamara ni kuri mwe kubera ko abagabo bene wacu bazi ko ntabwo ari ukwigagaza ariko igitsura cy'umugabo akenshi kirakenewe reka mbaze kwigagaza igitsura cy'umugabo cyane yesu ubu nyine twari kuba turi imboga oya ntabwo yesu waje urugero nuko turi kuri kingi noneho twasaze oya kwa kingi twamusara nibyo reka nk'urugero rufatika nta gihe ujya gukora nk'ikiganiro nk'urugero rufatika rwa hafi ariko akakubwira ngo nuramuka ukoze ikiganiro ukavuga ibi bintu ntuhinjire muri iyi nzu ngiye bijya bimbaho baganza akambwira ati niba ugiye gukora iki kintu ndakubujije kandi nugikora nakubujije njye nawe biraba bibi nose ubanza kumubwira topic ugiye gukora oya nyine ntabwo ari topic hari ibintu ugiye gukora igihe cyo gutukana hari nk'igihe tuba tugiye nko gusubiza umuntu utwarakariye kwa mukonkobo ariko numusubiza urumvamo igitutsi njye nawe ugatinya icyo kintu ariko aramutse atakubujije hari byinshi waporomokamo kubera ko wigenga ibyo igitsura cy'umugabo umva ntawe gikenewe igitsure ntabwo ngihuriye na keya navuze igitsure njye navuze igitsure ntabwo ushobora kujya mu birori umugabo akakubwira ngo 3:00 zuzuye none se byaba byarangiye bitarangiye mubone he mu rugo amaguru yageza ariko ku bwawe wageze 8 z'ijoro uri kwenjoyinga n'abandi twari turi none se kankubaza kugira ngo umugore abone ko umugabo ari serious nuko ahagarika keya ntabwo ari keya none kuki atari kikubaza ngo wariye wambaye umupira nuko muba muri kumwe mani njye narabimusobanuriye ni nko kubaka inzu uba uri kubaka nk'inzu uba uri gutereta ubu nyine wowe ni inzu urimo uragenda ukagura amabuye ugashyira hano ubu nyine gusiga irangi numara kumwinjiza mu nzu uzaba usakaye wakoresha finisaje inzu wayikinze icyo gihe muramuzanyije mu nzu uracakeneye kuja kuzana amabuye cyangwa ukeneye ibizo gusohoka kuja kurira muri ya nzu wubatse
za keya zashize zo kuvuga ngo wambaye umupira ngo wari ibyo si byo bigikenewe ubu nyine hakenewe sheri ngiye gushaka amafaranga nanjye nawe ari nta gihe ujya wicara ukumva ukumbuye bya bihe simba bikumbura cyane ngo niba ufite amatosi uriya ugira ngo bizokunda ariko mwana ariko reka imana ugomba kurengesha ariko hari etape par etape hari etape yo gutereta etape yo kubyara ukaja muri pampasi ikaja uriya mukobwa wawe uriya mugeni wawe umva azaza azi ngo aje muri paradiso azavuga sheri uyu munsi turajya muri nakomasi ndi paradiso jewe tujye muri tujye Mombasa namara kubyara azakubwira ngo sheri wibutse kuzana pampasi ngo aje muri paradiso none se sibyo ndetse ndoka yorari ukumva ko hano twese turi mu buzima bwa Nairobi ukamubaza se tuzabaho gute n'ibiki n'ibiki n'ikavuga avuga ngo shumwe nizanye ikibazo tuzafatanya nzagufata nk'amata y'abashitsi ayi wewe ya Yesu kura muri ibyo ngo byo kwanyabahiga mfasha Yesu none agashaka amata ukavuga ngo sheri ngere ukuntu nakuze ngere ko nakazamubwira ngere ukuntu nakuze kuri nta imirimo mu rugo nge ntago nayimenyereye ngata kubwira ngo iki agavuga ati isuza ufite ikibazo sizaza ngufasha guteka ngenda bizi ko baganza n'ubundi aho mba muri ghetto nditekeye nzaza ngufasha guteka ikindi nzagushakira abagufasha mbese akanyereka ko zameze nk'ururabo ndetse no mu izina ry'Imana ariko n'ubundi mwe mujya murenganya abagabo ndakubuje no listen umva nkubwire ku bintu sibyo hari ibintu bimwe muturenganyirizaho okay bibe bikwiye mukwiye kumva mukigera mu rugo sibyo ntago uko twari tumeze tutarashakana ariko tugomba kumera twashakanye ibyo bigomba guhinduka sibyo bigomba guhinduka kabisa nuko nyine ubwo guhinduka kandi mbona ko bizabihinduka ariko nzavuga ngo mushaka attention zidashobotse ubuzima bukomezeho ugumu umufashe nk'amata n'akantu arakareba zose kama kudutinya kumuhamagara agakubwira ngo si umunsi kutampamagaye akabirakaniramo nk'ejo akirwara akayengo se ngo nta ngo kutambwiye impamvu utampamagaye akabirakanira icumwe ariyo mpamvu biba vese nturuzi ukuntu aza kurakarira ubu nyine mu rugo ni wowe uzoza iwe yinga kuki warakaye atuwembere turakarishe abagore twaragoye sasa iyo mpuye n'abamere turaziranye cyane n'abajama banje niyo mpamvu tuba turi gutera story ubu bari kunserereza kubera ubukwe bwanjye ariko nyine nta kundi mukomeze kandi muzanansura none mu bukwe bwawe ndimo ndashaka ikintu uzambara nta kibuze amababa wapi amashitingi no ibyo byarambawe sibyo tuzakora ikikwiye sinzi ukuntu tuba tumeze muri buriya bukwe ariko tuzaza kire tumaye nk'akarore wenda nzahagarara ese wazabaye musikwi ntabishobora wazabaye wamara ku kazi hari umunsi umwe ndi kwibuka nawe ndi gukamera video imeze gutya ufite gufomora oya muke sinabishobora reba nazamukora Aline ndayibuka cyagiye mu mpuza mu bibazo by'umuco wa kinyamurenge by'ibibazo cyakora nzahagarara ku nyama nari bahoraga batorega ico gihe yabo izina ry'Imana mushaga wazi twiyashobora naniwe ngenza ku nyama nyegejeyo ntabwo nshobora guhagarara umwanya ntabwo azabahagaza n'ubundi ako sinzabura rero inkora mu bukwe bwawe nibyo pe mfite ibibazo nabyina n'ubundi bikarangira mfite ibibazo inda kwina Aline namubyinira hari n'ibyo byina nagenderi haya mbyina haya ari ngizo gisirimu ubukwe bwanjye nima azashiramo rumba nima azashiramo iki shaka ikamusoka mu bukwe bwawe ubukwe bwawe buzaba ari ubukwe uzi ikintu ikibazo mfite gusa ni umuntu uzakora live kandi azayikora kuri channel yanjye ashobora gushiramo rumba agatanga ubita copyright cyo kibazo cyangwa umwanya wa rumba azakatingi azaba ahagaze sibyo ntabwo bijya biryoha hatarimo indirimbo oya ariko nanone kugira ngo bagufungure agacano ngo ni iyo rumba y'umuntu y'imwe isaha imwe wapi agacano karaturubije sha ariko nyine turanabatumiye no mu bukwe bwa King by the way uzabura ntazambaze okay mfite ibibazo nka bibiri nshaka kubabazaho gusa biri buze kujya deep cyane kubera ko ni ibibazo bisa nk'aho ari binini cyane ikibazo cya mbere ejo bundi twabonye amavideo agiye atandukanye sibyo mwagiye mukora
mugaragaza ko mwiyunze na Mwiza Amasimba TV show sibyo ubereye umukozi aho se ibyo ni ngombwa sindi umuja w'Amasimba okay simbitinzo yego ni ibintu abantu benshi bamwe barabikunze nabonye message no muri comment ukavuga ni ibyo bintu nibyo byiza guhora mutukana mushwana ntago ari byo byiza ibintu byo bibakwiriye bamwe baranavuga ngo mugikorana byari byiza cyane ndetse ngo bamwe baravuze ngo mwafashe ngo social media za Kinyamurenge mukubita hasi ngo ba Papa Legend abandi bose abari The Beauty n'Amasimba biri kuvugwa hanze ndashaka kugira ngo mpere gati nyuma mwari abantu mukundanye cyane sibyo bukiye twumva mwashwanye ntusubire mu mati ntabwo si amati arayazi cyane ayatuye no ikibazo mfite ni gute abantu bari inshuti bakorana nkamwe bamwe baba mwapfuye umutsima badinagara amatiku ngiye kujya muko byararangiye n'ubundi sibyo uwo munsi like mwafashe umwanya wo kuba mwavuga Mwiza nagafata umwanya wo kubavuga nyine mwashwanye nk'abantu bari inshuti uwo munsi mwari muri gutekereza gute mwumvaga ibyo bintu numvaga bidashoboka reka nsubize bwa mbere ngiye numvaga bidashoboka bigitangira bigishushe day one nukuvuga ngo twari inshuti twarakoranaga nkuko ubivuze cyane umunsi ku wundi noneho umunsi byaturitse twarabisobanuye cyane kuri channel yacu ni umunsi ikiganiro cyabaye cya Ange habamo ubwumvikane buki kubera ko twe twari side imwe twumvaga ibintu uko tubyumva kwacu na Mwiza akabyumva indi side aho hantu tunanirwa kuhahuriza Mwiza akadukondana tubwira ko tutahagararanye n'umwana w'umukobwa tutashigikiye amarira yiwe cyangwa amarangamutima yiwe none natwe twavuga tuti nyabona dufite ukundi twabyumvise kandi sica kuba ntakumva ibintu kimwe nawe turi impangaga ngo turumva ibintu kimwe so ako kantu kabamo nk'amakonflikt tuvugana nka nabi naho byatangiriye none tugira ngo ni ibintu bishira nyine ikiganiro n'igishira n'ikimara kwibagirana ibintu ubuzima burakomeza ariko bigenda ahubwo gushira bigafata indi ntera ugasanga hajemo n'ibindi noneho bidahuye na cya kiganiro so ane yaje kuzamukira ubwumvikane mbese buba buki wowe bivuga iki nibyo ngibyo yaravuze aravuga ngo nuhe mu twabwiye ngo twafashe umwanya wo kuvuganaho nabi ni ukuvuga ngo icyo twapfuye ni ukutumye ntabwo twumvishije ibintu kimwe ko nta nubwo duhuye nta nubwo turi abantu bamwe yagombaga kubyumva tukabyumva ukwacu sasa ahantu haje kubera ikibazo ni muri twe Mwiza afite uko ateye na Debut afite uko bateye muri twese nta mumarayika urimo nta n'utarakosheje urimo rero navuga ko icyatumye n'ubundi dukomeza gutikurana ni kwaguhuka kuko kuticara ngo utekereze uvuge ngo iki nico gikwiriye reka nkore iki ngiki Mwiza kumva ko agomba guhangana twumva ko tugomba guhangara icyo turi kuvuga ni ukuri nawe kuvuga ngo ukuri rero let's push akabura umuntu uca bugufi muri twebwe twikita abanyakuri nawe akiyita umunyakuri so iyo aho hantu mwembi muri guharira muzi ko muri abanyakuri ntago iyo ntambara ntago igira ruca kabisa mwakomeza mukagerana kuri ariko rero kubw'imbabazi z'Imana nyine iyo umuntu amaze gucururuka nyine akagera igihe akabyumva kuvuga ngo ngiye ngomba guca bugufi bikagenda ukuntu nibyo nizo zirezita muri kubona ariko amatiku yagombaga kubaho nge nabonye yaranakeneye kugira ngo twige ibintu bimwe na bimwe okay abantu benshi rero urumva ibi bintu byanyu bifite ibice byinshi bamwe bari barimo abandi bari muri Mwiza abandi iki ntabwo mubwira ko ibintu biteye kingire tutarajya kure nasanze nta baturimo nta nabari muri Mwiza abafana bawe Amasimba yaradutukaga bakaja kumushongereza ngo ari kugize neza reka twatake Mwiza hano bose bakimukabo n'abashungereza kandi n'abaturanyi banyu bavuga ko turi inshuti wasanga abakomentingaga ajyanye muri iki cyumba hejuru yanjye nuko rero bimeze uzi se njye ikintu cyantangaje ni ukuntu njye abantu bamwe barambwiye kubera ko bazi ko nkamera Mwiza barambwira ni biriya bintu byaga byakunda nisaga bakreye bari nanjye babimbwiye ari benshi ndio ndavuga ni wasanga ari byo koko kubera ko uzareba kenshi wajyaga kuvuga kuri Mwiza cyangwa se we akubavugaho hashize nk'ibyumweru nka bibiri
kandi icyo kiganiro kikaba kirebwa kurusha ibiganiro byose ari kubustinga ukwezi ariko biteze aho amatiku yagiye vuba abagenda amatiku bari huse ku bantu wowe ni ukuvuga ngo abantu bamwe batekerezaga yuko ari saga mwaka kibitekereza ibyo ntabwo byaba ari bashobora kwemera ubu wagira prank tukanabira bitutse akambwira yaba ari prank umva natanyivamo ari prank ukangurira nka kino kiganiro nakubwira ngo prank tuzihagarike umuntu wanyandikira ngo cyakora ngo ibyanyu na mwiza ngo ni politike neza neza bimeze nka politike nanjye byari bimaze kunshaka kuko uburyo mwavuganaga wagira ngo mwihagiye mukavuga ni nyuma y'ibyumweru 2 tuba dusohora video ituvugaho twese so abantu batekereza yuko ari prank sibyo niki mwababwira kugira ngo bemere yuko ntabwo yari prank bira bintu byahise baratekereza ko ari prank se bo ntabwo bajya kusana nabo baturanye cyangwa n'inshuti ntabwo bibaho none nk'ibi mihanda yo gukosana biroroshe biroroshye cyane kandi mwiza nta nubwo birangiriye abantu bajya bavuga ngo wenda ngo amatiku wenda hari n'ikindi kintu kizaza ntitwumvire ntabwo bishobora kuba twebwe aha urugero wenda karagoye cyane hari inkuru izaza igihe runaka ntituyumvikaneho cyane kandi ntabwo ari igitangaza kiriho rero n'ubundi niko byagenze gusa wenda ikitazabaho wenda ni ukongera gusubira muri aya matiku bizaterwa ariko mwiza agomba kuvuga uko abyumva debuti kavuga uko ubyumva none se ko muri ziriya video mwagiye mukora twagiye twumva bamwe bavuga bamwe neza hari ababavuze neza akavuga ni hari akantu mwiza yakoze aravuga ngo buriya ngo Queen Aline ngo Aline ngo n'umwana mwiza ngo kura gusa ngo mu kibono n'ubudumva ari bwacyo ariko nta bwenge ngira yaravuze ngo ni cyane cyiza ntabwo hatutse reka wigera kure ntagutuka njyewe ngo yavuze ngo terezure karangiza ndi kuvuga ngo mukumve nagatangije mu kiganiro yaravuze ngo Aline n'ubudumba ari bwe n'umwana mwiza ngo urakurihangana ngo n'umwana mwiza cyane sibyo kandi mwagiye mutukana kabisa mu buryo ako kiwagirika kwirengagiza wagira ngo siwe wamukameraga ntabwo ndi umutima yanjye ngende umutima yanjye ushaka kugarura yaravugaga ngo cyane hari n'uwamubajije se ari nawe n'ifi bamuvuga ngo ntaco ngo ariko nyine ngo icyo bamuvuga ngo we n'ubwe nta bwenge agira ngo niho kugira icyo uvuga ku musazi ntibikuvuzeho none icyo ni cyiza uragishima ngo ni cyiza navuze iwe ndi kuvuga ibyo yavuze byiza kuri wowe yavuze ko uri umwana mwiza yego uzi impamvu se agomba kubivuga kuri erega njye nanjye cyangwa uri kutumasika kandi ntabwo turi kwamaza njye na Aline turi totally different uku nyine tubona tutangana IQ ntizi kandi arakurusha inyama kuri arandusha inyama pe rero noneho njyewe n'ukuntu nteye njyewe mvuga straight to the point ikiri mu mutima nico icyaka indoro ukeneye kumva hahandi wari uri kugenda wegerayo gutya niho nza nkahita nkubita hanyuma njyewe none ari niyo akaza kwanza akagusekera akabanza akabisekera mu none ukabyibusha ukambwira ngo ntabisekera ari rero uvuga nabi yavuga uko kabisa njyewe n'ukuri nta kintu uzampisha mu buzima njyewe bajya ngo ahubwo benshi bajya bavuga ngo bajya bavuga ngo ushobora kuba uvuga ugendeye kuri Aline kubera ko bazabona kuri akana kitonze nako kaza kaje no gutangira ibiganiro kamwe ati ngo banza ndaza gushenana nyuma sibyo niko ajya mbwira niyo nuko wabwira umutuzo uvuga ibintu abantu bose njyewe rero mfite ikintu ngiye kuvuga wapi njyewe icyo nashaka kubabwira mu nsobanurira ni iki ngiki sibyo nimba umuntu yaragukoreye amakosa akaba yanakuvuze nyine ukuntu kutari kwiza sibyo njye numva yuko nagakombye kuza nkavuga ni hari ukuntu nyine yangiriye nabi ibyo yarabikora ariko sinagakwiye kuza mvuga ngo ni umwana mwiza kandi naramuvuze ibindi bintu byose bimaking sense ntabwo bimaking sense by the way gusa nyine ibyo byose nibyo twasabanyemo imbabazi niki cyateye sasa gusaba imbabazi njye ndashaka kugira ngo mumbwire kandi umusaraba yaravuze no apana Yesu biza na Yesu ndashaka wowe na Queen na mwiza sibyo uzi kuntu byagenze kugira ngo dusabane imbabazi niki cyabiteye ariko ntabesha ngiye buriya sinjya nkunda kubesha ni gake mba nabitekereje kubesha reka nkivuga oya reka kwinda kwimigaho yazishaka gupfurapfurika mwasabanye imbabazi byararangiye twasabanye imbabazi kandi ntidufite kuzigarura reka nkubwize ukuri njyewe nta mutima nari mfite wo gusaba imbabazi kwa kundi mwiza bivugaga exactly nari narababaye ku rwego naravugaga ngo
king atamvugisha amanga mbona nakubwiye ngo ndakubujije ni ukuvuga ngo nari narababaye cyane reka mbivuge muri icyo kinyabupfura ndavuga ngo sinzasaba Nyamwiza imbabazi uyu kazi ari kawe wakavuga ngo hari igihe igeze abivuga mu kiganiro aravuga ngo habe nubwo n'abandi serumu bakambwira ko ari wowe utunkiza nakwemera nkapfa urumva aho yarageze byari byageze ku rundi rwego mwiza ni nacyo ngiye mushimira kugeza uyu munsi wenyine atera intambwe aratwandikira arahamagara baravugana aravuga ati ngiye nkeneye ko ibintu bishira twicare hasi turi abantu bakuru turi gupfa iki dusabane imbabazi none turavuga ati turahumuka tuvuga ati uko byashoboka ko imbabazi umuntu nyine aya matiku yashira tukasabana imbabazi ntangiraga kwigisha Nyakagore Nyagashinga ihembe ndamwe ati nyuma y'imbabazi umuntu asabye imbabazi nta kintu kibi nyuma y'imbabazi kibaho niba aciye bugufi twebwe turi bande nuvuga ko intera afite kumubabarira bibaho si kwini gusa wihakana ma iyo idatera intambwe vugisha ukuri wari kuyitera nicyo navuze yaraturuse bishatse kuvuga ko Mwiza rero uri mu makosa twese twari mu makosa ariko yaturushije ubutwari bwo kudutanga kudusaba imbabazi tugenda dutanga ubu nyine tuba turi muri part 1 part 2 twari turizo ahubwo yaradutanze Aline uvuze ko utari gusaba imbabazi bibaho kandi wenda ibintu twagerageje niko yabyumvaga bwa hano kugeza akazisaba impamvu sibyo n'umuntu wiciye umuntu sibyo hari igiro kikavuga ngo no kumubabarira ariko se niki kintu yagukoreye mu buryo wumvaga utazamubabarira ikintu ari yumvaga kuriya ni ukubera ko yari ashaka guhangana iwe yari ageze mu muryo mwiza wo guhangana ntabwo ari ukuvuga ngo si niyo mpamvu ni ukuvuga ngo hari amagambo amwe yavugaga nkumva asesereje umutima wanjye nkumva ntabwo nyemerera guhita mubabarira kandi biravuga ngo nta cyaha kitaba nta mutima utabasha ngewe ariko ku bwanjye numvaga hari aho nagera simbona izo mbabazi simbona aho zituruka kubera ibyo numvise yamvuzeho cyangwa se kuri migezi mbese yavuze nkumva hari ibintu yarengereye cyane nkavuga ngo aha hantu ndahakomerekeye simfite kumubabarira simfite no kumusaba imbabazi ariko kubera ko nyine Yesu se ninde imbabazi zarabaye nanjye ndamwandikira njye mwandikira atara nanjye ndikiye ibyo byose yabivuganye na Queen ibaze ko ngiye tutigire tunavugana ngo ni namwe n'abari okay nk'abantu sasa turi muri media imwe sibyo turi muri social group ya media y'Abanyamurenge kongera Mwiza tuvukana ni King Mwiza turavukana cyane apana no kuvuga ngo wenda kuri biriyuza Mwiza nasanze tuvukana cyane ntabwo ari cyose sema nayo mbonye uhinyega uri mayanti wowe uko kwino ndi nyirarume uramuvugisha byinshi apana wenda ngo dufana my auntie Mwiza dufite ukuntu tuvukana mu bagurura mu bahenda sasanzwe bivuga se no bwa mbere ubimenye nawe ntabwo azi niba nabimenye yabimenye vuba ni imiryango ushobora kuba okay ikibazo kandi imiryango dushobora njye listen sibyo hari ikibazo ngende nshaka kugirira amatsiko sinzi niba n'abantu bose bakora kuri YouTube cyangwa se dufite groupe zimwe za media y'Abanyamurenge sibyo think twatewe n'ubuyobozi okay tuvuye kuri ubwo ngubwo bitewe wenda n'umuco na kirazira z'Abanyamurenge sibyo ahantu mwageze mukajya mukora bira bintu byose ntashaka gusubiramo nta bayobozi cyangwa se abantu bayoboye abantu babegera baravuga ngo mwarengere no one abayobozi ni bandi abayobozi dufite iyo buza kuhaba buba bwaratwegereye serious bukatubwira ngo hamugeze no stop cyangwa se hagiye gukorwa iki kintu kinini nibyo ukeneye ngo chairman uri mu bibazo uretse n'abachairman meme ubuyobozi twitoreye bwa media ya media ntayaya uretse n'icyo ngicyo kwiga mpamvu abachairman ubuyobozi bwa media urabona sibyo turetse n'ibyo ngibyo ari ahantu usengera sibyo hari na community twe pastor yatwegereye twaganirira pastor wacu okay ntabwo ashigeze ashaka kubahuza mwese oya ntabwo ari muri ibyo bibazo iwe gusaba niba bari no kudutuka duceceka ariko ganta abakristo atugira inama abakristo bafite
mwiza yarabitoye ni ukuvuga ngo atugira inama pasiteri iyo turabo kumvira iyo aba tuza tumvira pasiteri ntabwo tuba twasubije hamwe na buri munsi hanyuma se ko mwamusubije mukajya mu rusengero umuyobozi wanyu yarababujije mwumvaga ntabwo twamusubije nabi oya no twanamusubiza nabi umwana iyo akoshe ntabwo umuta hanze ikindi hari ukundi twize gusubiza hari uko twasubizaga mbere hari n'uko twasubije kuri inshuro ya kabiri biri difera niba uzi ukurikira ibiganiro ndareka kubikurikirana ngire gute okay rero ko nanjye wanamvuzemo nanjye itandukaniro ntaho nagombaga kugutiramo kandi nigiraho narabyibagiwe uzi ko hari umuntu wampamagaye akambaza ngo none se papa kuko nawe ngo ugiye mu matiku ngo y'abano bantu bitari ukubabesha abantu bari kudukurikira kuri The King n'abazabakurikirana wenda bakazumva kino kintu uretse ngewe umuntu duhura nk'uko nje kubakamera n'abandi nuko duhura njye simba muri groupe ituka umuntu sibyo kandi ntabwo nashigikira umuntu gutuka undi muntu cyangwa se kuba bagira conflict ngo ngende nje simfite imyaka yo kujya gusa mu Kigali ngiye muri groupe y'umuntu no so rero numvishe yanina ngo ba King badushyira mu bwinshi narababaye ndamwandikira ryo sini yesu namagaye Queen ndabya Queen yesu Kimani kubabari twacatinze umwanya ungana gute naramubwiye none se iyo groupe yavugaga ni harenga ngo nakora iki ndafite message nanjye ndazifite rero ntabwo twigeze ducanye mfashe mu gihe habaye ikiganiro ndashobora yesu King uri izina rya yesu King yatinyuka akabishyira kuri kamera ndashaka kureba iyo message ya nyuma last news one day soon ya nyuma uretse kuntu wampamagaye none okay tugana ku musozo sasa sibyo muri aba social media bakuru abantu bakora kuri social media bakuru cyane ndetse n'abandi bantu benshi bareberaho urugero serious no uretse biriya bintu none se ni ndababujije ntibakaturebereho muganya wavuze ngo social media ngo utuzi two kuri online nitwo twinjiza amafaranga menshi kandi murabona ko abantu benshi bamaze kuyoboka social media cyane cyangwa se YouTube cyane bagakorera amafaranga so hari benshi birefera kuri mwebwe akavuga ni ba debut bakoze ibi nubwo nyine mwatukanye ariko hari n'ibindi byiza mwakoze sibyo erega babaza batukana bose ndibazatukana mu buzima ntabaza batukana nkamwe twe turareba nibwo bambere sawa bazi kuri telefone Aline tugana ku musozo sibyo tugira inama abana bana bato ari kwinjira muri social media cyangwa se abantu bashobora kuba uri mukuru ari kuri kuri ndahangaha njeje kubagira inama ikomeye ivuga iti okay rata tureke blog ariko inama yo kuza kuri social media ndiko nta menshi ari kuza kuri social media gusa ni byiza natwe twahaje tutazi ko ibi bizaza rero impamvu byaratugonze bigatuma tugira amatika ngana gutya abazwi abanyamwiza ni ukubera ko tutari tuzi ibyo tuzahura nabyo kuri iyi mihanda twari tuzi ngo umuntu ntabwo tukuzifata gute twari tuzi ngo tuje mu twari tuzi ko hazaba ibyo guhangana no guseka gusa nibyo twari tuje tugahembwa tugataha hanyuma rero tuza gusanga hariho ibindi bintu bitandukanye n'ibyo twatekerezaga so iyo mufashe guhangana mukabishira imbere mukirengiza icyo mwakora mushize hamwe nicyo gihe usanga mwese muri kujya ahantu mutazi reba fata imbaraga za mwiza afite imbaraga reba twakoze nk'igikorwa tugahurira hamwe na mwiza tugafata ngo debut n'amasimba tukavuga ngo reka dufashe wenda abana batwirwanaho 20 tubakorera ubuvugizi tubashakira school fees reba njye na mwiza na kwicaye hamwe mbwire umusaruro wavamo ibihumbi 100 byaboneka ejo twarakivuze kuri MD nubwo ngo aba bagore no gusohora amavideo ya buri munsi ukunda rifite kukiyo baza oyitonde none ubu nyine sibonje gushinja aka abagabo muhagurukiye imico mibi Imana yo gufata abantu ama video wewe namwe ntacyo muri bayifata bose ariko babyumvikanye ko ndahubwira yagahakana tukabyumvikana umugore akaba ari bafata gusa umugabo nyamuza mbibwira ngo arinde ko bayishinjije Angeliya nyine niyo kunshinja ariko ababikoze byanyabyo bakabaza babikora babyumvikanye tukumvikana bifata guca kumfata wowe utarimo wowe utarimo none icyo cyo gitangaza reka ngusetse rero hari umuntu wanyereje la video arambwira ni wowe nabwira iyi video nizi niba ari 2020 kandi simpamya ko wanganaga kuriya ngo kira none ndebera video za 2020 uzira kiri fan uziko nanyandikiye ngo ntabwo nzi ko kira cyane kirenze gutya kiberetse abagabo banterese kuri iriya ngo numwe yarahagaze karitsi najya kubona ngo hari abantu babaza ngo basi tuzabaha ibiganiro kuri debut ngo basi nzaguha ikiganiro yego basi cyorusha abasitari bakomeye ngo basi nzaguha ikiganiro
ikiganiro ndabizi ko kizarebwa ariko nawe nzatega nyaranje umwe ndamuketse nuko rero nari mvuze ngo aba bagore bose impamvu bakora bino ni impamvu z'ubushobozi, impamvu z'ubukene. Itonde mbanze nkubwire birashoboka 100%. Yego niba ndi umugore hano wabikora nawe okay, ntabwo nzi ko nabikora kuko nabikoze n'abantu nkanjye byambaho. Ni ukuvuga ngo umugore niba niciye mu nzu afite abana 3 aho umugabo yarantaye nkaba ndi umwana wanjye akaba ari kurira ngo school fees undi ari kurira ngo mama turarya iki nkaba nta n'igikoma cy'umwana hari umugabo uri kwari hari umugabo uri kurira 500 my dear hejuru y'umukobwa wirabura. Mbese okay Anyways ari jokes ariko hari abantu gukora ibyaha no hari igihe ubikora gusa kubera kubura ukubwira nta indi hari abikora kubera ko batari ibirayi yego ariko twabagiriye inama turavuga ngo igihe wageze muri ako kagashamba kangirene ngo ino wicaze bibiri nuko gana rimvuza ayabone se ayo mafaranga yabone niba yanabwiye fiki ajana akavuga ngo mwoka byarana ndabinginze kuri debut munshakire ukuntu mungenza nishure rero ariko muzabonye mureke ko batakora ibyo bintu yaza kuri social media. Okay none se mubaze nanjye kubera icyo utamufasha yaje akagutakira ugashaka ko ajya kuri social media ntabivuge bo ntangiye nakubwiye ngo ntaza kuri social media nyamwiza akicara akavuga ngo hari umugore dufite umugore hano n'ubwo tutamufite David tukavuga ngo turamufite akaba ari we nyamwiza avuga ko ari David ivuga iryo joro yarayishurira ariko murabizi ko mwese mushaka yuko aza social media kugira ngo agaragare isura kubera impamvu twe twaganira ngewe ngeze kure kubera aya mafaranga y'abagabo bari hanze ndi kujya kuyafata kubera kubura uko mbigenza none ni mu mvuganye ijoro rimwe twaratumishuriye inzu amasimba na David nuko rero twabivuze gushira hamwe rero biragira birafasha birimo imbaraga birimo ibikorwa bitangaje kandi ubu ndatekereza ko ubu nyine twumvikanye na nyamwiza hari ibintu byinshi duhuriramo ibikorwa byiza kandi bizima ndabashigikiye cyane Ali iriya video ngo umva mubwire impamvu garuka kuri ni akantu gato gusa nshaka kugira ngo mubwire turangiza n'ikiganiro iriya video yarasohotse wenda abantu batakuzi hari benshi bashobora kubona ni wowe hari n'abakivuga kuri iyi nshuro ko ari njye iriya video isohoka abantu bagatangira kuvuga ko ari wowe bagatangira kukoherezanya abanyamurenge noneho muri no minsi ikibazo basigaye bafite nkanjye bari uri hano kuri iyi social media ibaza iriya video ngo bari kwitiranya abasito ikira kigore kingana kuriya abasito ungana gutya n'ukuri ntabwo ari we siwe pe wewe sasa ukimara kumva ko ari uriya mugore yari munini neza twe gusa nanone ndamuruta hako ngisura murasa nyine gata impamvu byari bigiye kumfata iyo n'uburiri tugiye no kungana gusa nubwo njye n'abamurebaga nkabona ndamuruta ubunini none nareba hari n'umugabo wanjye yarambwiraga ati ko barakwitiranya n'aka kantu kangana gutya serious yes njye n'abamurebaga muri video nkabona ndamuruta ariko kuba abantu ntibazi ubwabo wayirebye inshuro zingana shaka miliyoni ariko ubundi umuntu yirabariye wafashe screenshot nyine akishaka kwereka umuntu nkafata aho bageze mu maso nkata screenshot hari amaso kumana uko abantu n'abasazi uyu ni jewe mu by'ukuri nkigereranya nyine kwibaza nkanisubiza nkafata aho mu nda akagata ko kangana nk'ako umwana kuba kanakandi afite n'itako nawe ariko bitunga sawa umukwe okay reka tubashimire rega ngubire sibyo social media nta kintu kitaje reka nyine tube tubivuga kubera ko nabonye umugabo umwe hano muwabwiye mwatangana umugabo yibashe cyane kandi mukuru bunyohereza ka video sawa dore mbereke message ya mu gitondo ntago nkubeshya uyu muntu ntago muzi mu gitondo nikwereke we kwi ayamwe ngo ari mu Rwanda ngeze cyumva yisoma ntabwo nayisomye nkwereka hano yatangiye yavuze ngo hello ndambwa hayi arambwira ngo amakuru namwani meza nitwa ayandiki ntabwo nayavuze ntuye mu Rwanda nkunda kubakurikirana cyane ndambwa ni byiza cyane arambwira ngo asandi gusa ambuza bira by'amatiku yacu nabanyamwiza ageze aho kumbe sijyashaka yavugira kwigira imfura byamunaniye aranje navuga ngo aranje navuga ngo
wampaye video yes aravuga ngo nta video yanyu nimwe ntajya ndeba even niherutse gusohoka ya za video z'abantu izo video babeshewe narabikurikiye kure rwose ndavuga ngo yego zirahari abantu babaye babi kabisa atambwira ngo ngiye kubera ko ngo kujya gute ngo ngiye ngo kubera kubabaranza ngira ngo ni nko kubesha urazifite ndihera ndambwira ngo wapi narazisibye sizo gutunga muri phone okay bene wacu niba bikwere urumva iwe yari ikeneye ama video yarakeneye video wakwereka abantu ngo mani ngo wewe ngo wanyohereje uwo mugabo ibaze yarashaka ngo bamuhereze umwana w'umuturanyi ngo abaje ngo kumugira inama yagireje inshuro nka 200 ko ariko ngo kameze neza reka bashimire ko mwebwe ko tuganira ni ibintu tugenda twumva nyine bikadutangaza natwe nyine nta kundi ako nyine twisanze tumeze so ndabashimiye kandi mukomeze mugende mugire ubumwe ibyo byiza cyane murabizi turabakunda cyane kuba kamera gusa mushake muzogire cyo ntazakora gusa ni ibyo ntazakamerera so mwakoze cyane